nambwiye narose ndimbati yafunguwe ngo ndamubona mpamagara Firdausi ndambwiye uzi yuko narose ndimbati yafunguwe. Ijambo yambwiye no kuri kw'Imana mumbabarire yarambwiye ngo niyo yafungurwa ngo nakongera najurira. Uriya mukobwa umurega waba umuzi? Ndamuzi, nagize n'amahirwe turabonana. Nago mbere nari muzi ariko hari ikiganiro nakoze arampamagara aranyibwira ngo ninjye wabyaranye na Ndimbati. Ndamubwira nta kibazo, ati mutuye he? Ndamubwira araza aradusura, arambwira ngo akunda abana banjye. Nibwo yambwiye byahuye. Wabyaranye n'abazungu babiri, hanyuma bagiye he? Mwaburanye gute? Iyo story ndabizi wigeze kwisobanura, ariko hari abantu uyu munsi bakubonye ari ubwa mbere. Ukuntu byagenze nkuko nabisobanuye sinabyinjiramo cyane, narabivuze buri kenshi ndabivuga. Twakoranaga n'uwa mbere turakunda, narabwira zanjyana iwabo dukora ubukwe, numva ni ibintu byiza kubera nakuze ndi mayibobo nta hantu mfite ho kuba, ndavuga ni byiza cyane. Nyuma turakunda, n'akazi karangiye tukagiye, arambwira ngo nzamusanga birangira gutyo. N'uwa kabiri bibuko ngiye gusaba akazi ahantu tumenyana n'umubosi, arambwira nta kazi gahari ariko azambwira. Nyuma yo kumbwira rero turamenyana nawe akajya mfasha akamabiri kimwe bigenda kuriya, nibwo nabyaye uriya. We ntago ndamwihoreye kuko yarari naha twarareganye tugeranya na mu rukiko agira ubwoba barahunga. Yes, tubahaye ikaze bakurikiye Legacy Media on top. Aka kanya ndi kumwe n'umuntu bita Mama Kucuku. Mama Kucuku meze ute? Meze neza. Yewe. Muheruka uri umusani, uracyari umusani? Biracyahari, ngiye kubyinjiramo neza. Hanyuma rero ngusanze hano ku rukiko hagiye kubera isomwa ry'urubanza rwa Wihoreye Jean Bosco bakunda kwita Ndimbati. Ubundi waje hano ku rukiko uziranye na Ndimbati, uziranye na uriya wamureze Firdausi, waje hano uje gusapotinga nde? Naje gusapotinga Ndimbati, twari tuziranye nkuko yavuze ngo unzinde ustar ya twari tuziranye. Yego ntibyari cyane ariko twari tuziranye, ni ngombwa kumushyigikira. Hanyuma wakurikiranye urubanza, wumvise ibyo Ndimbati aregwa, ndetse wumvise uriya mukobwa umurega waba umuzi? Ndamuzi, nagize n'amahirwe turabonana. Nago mbere nari muzi ariko hari ikiganiro nakoze arampamagara aranyibwira ngo ninjye wabyaranye na Ndimbati. Ndamubwira nta kibazo, ati mutuye he? Ndamubwira araza aradusura, arambwira ngo akunda abana banjye. Nibwo yambwiye byahuye nabyo, nibwo twamenyanye. Yakubwiye iki? Yakubwiye ko byagenze gute? Nkuko tubyumva nawe niko yabinsubiriyemo. Yakubwiye ko yahuye na Ndimbati akamuha amarura yayise amata. Biriya noneho twumva mu rukiko uriya mukobwa niwe wabitangaje. Nanjye niko yabimbwiye. Ndamubwira nihangane, twese nanjye urabizi ndi umubyeyi, ndera abana babiri nazi ba papa babo, ariko yego birababaza ariko naramwihanganishije. Hanyuma tugaruke kuri wowe, bariya abana bawe n'abazungu? Na metisi. Hanyuma uvuze ngo utazi ba papa wabo, kubera icyo utabazi? Nyine nkuko byagenze nkuko nabisobanuye, nanjye ntago nzi aho ba papa baherereye, nyine niyo mpamvu namukomezaga nanjye mukomeza. Ba papa babo baratandukanye cyane umwe? Baratandukanye. Bose ni abazungu? Wabyaranye n'abazungu babiri, hanyuma bagiye he? Mwaburanye gute? Iyo story ndabizi wigeze kwisobanura, ariko hari abantu uyu munsi bakubonye ari ubwa mbere. Ukuntu byagenze nkuko nabisobanuye sinabyinjiramo cyane, narabivuze buri kenshi ndabivuga. Twakoranaga n'uwa mbere turakunda, narabwira zanjyana iwabo dukora ubukwe, numva ni ibintu byiza kubera nakuze ndi mayibobo nta hantu mfite ho kuba, ndavuga ni byiza cyane. Nyuma turakunda, n'akazi karangiye tukagiye, arambwira ngo nzamusanga birangira gutyo. N'uwa kabiri bibuko ngiye gusaba akazi ahantu tumenyana n'umubosi, arambwira nta kazi gahari ariko azambwira. Nyuma yo kumbwira rero
turamenyana nawe akajya mfasha akamabiri kimwe bigenda kuriya nibwo nabyaye uriya we ntago namwihoreye kuko yari ari inaha twarareganye tugeranya na mu rukiko agira ubwoba arahunga nibwo natangiye ubuzima n'abana banjye. Hanyuma mama Kucuku ubu umumama uracyari mutoya nabibona umumama muto w'abana babiri ba papa wabo ni abanyamahanga barigendeye icyo gikomere ubana nacyo gute? Icyo gikomere mbere ho n'ibiganiro mwabonye wenda mwarabikurikiranye habe na hano ndumva atari ubwa mbere makoreye n'ahandi byaramarira gusa ariko nabonye abagira neza buriya YouTube umuntu wayishinze Imana ijye imuha umugisha ntabwo nari nzi ko YouTube habaho abantu bayireba bagira umutima wa kimuntu ntabwo nari nzi ko bazamfasha pe ntabwo nari mbizi njye naravuze wenda no gukora ubuvugizi bakandenganura bagafata uwo muntu wenda abayobozi babishinzwe ariko abantu nibo bamfashije bo hanze bagira umutima mwiza ndashimira Violeta nawe yanmajije amarira ndashimira abantu bose hafi ya bose abantu bo hanze abantu bo mu Rwanda bamumurije bamfashije Imana ijye ibaha umugisha ndashimira Madame Sandra abana banjye biga ntago ndiha kandi biga mu Kiyovu ku kigo cyiza Bitonda School nukuri narishimye ibyo byose rero nibyo byagiye bimoza amarira bigenda binyibagiza ibyo nahuye nabyo niyo mpamvu nsigaye ubu seka ndishimye ibidubaho nyine ni nkuko nabandi byababaho wabura ibyo kurya rimwe ejo ukabibona ntago bikimangayikisha cyane kuko nararakaraga mbere nkumva ngiye guturika umutima ariko ubu nsigaye nihangana. Ya mama Kucu icyambere no kwiyakira ubuzima bugakomeza hanyuma uyu mukobwa wabyaranye na Ndimbati afite abana babiri ijambo wamubwira niri? Icyo namubwira ijambo namubwira kandi mora namubwira arabizi nawe ni ukwihangana kandi akamusengera agataha cyangwa nimba uko nawe yabigenza kugira ngo abone uko yataha nukuri mbikuye ku mutima yamufasha akamusabira n'imbabazi nimba bigishobotse ubundi agataha bagafatanya kurera abana akagaruka mu buzima busanzwe nukuri. Hanyuma se nk'umuntu waganiriye n'uyu mukobwa wabyaranye na Ndimbati wumvise atekereza iki kuri Ndimbati ese aramurakariye ese yifuza ko yafungwa yifuza ko yafungurwa wamwumvise ute? Njye sibura sinzi kubeshya ubuzima bwanjye mvugisha ukuri niko nitereye bwa mbere bwo tugihura akimbona kuri YouTube nabonaga afite umujinya kuko yarabimbwiye numva birababaje nyuma yaho nararose buriya ngira n'Imana yo kurota ikintu kigakunda kuba rimwe na rimwe nambwiye narose Ndimbati yafunguwe ndamubona namamagara Firdausi namwe uzi yuko narose nabonye narose Ndimbati yafunguwe ijambo yambwiye no kuri kw'Imana mumbabarire yarambwiye ngo niyo yafungurwa ngo nakongera najurira iryo jambo ntago naryishimiye. Yakubwiye ko niyo Ndimbati yafungurwa yajurira urubanza rukongera rugatangira cyangwa rugakomeza? Byarambabaje ndamubwira ni uwo mutima wibagirwe wihorere nukuri basi mbabarira nimba bishoboka uzamusabira imbabazi numva afite umujinya n'ubwa kabiri arongera aransura narara turatuganira ndamubwira ni ihangane nanjye urabibona ukuntu byagenze kuva icyo gihe ntabwo twongera kuganira. Yes, hanyuma rero mama Kucuku tugiranye ikiganiro kigufi reka tukigarukiriza ahangaha kugira ngo tugumye dukurikirane n'ibibera hano ku rukiko hanyuma wari umuhanzi nigeze kubikomozaho wari ufite abafana bawe bagira icyo babwira? Murakoze ikintu nabwira abafana banjye cyangwa abadukurikira abadufana njye n'abana banjye ni ukudacika intege cyangwa abadufasha ni ukudacika intege ibitekerezo byanyu birakenewe ni ukuri turabakeneye cyane mwadukurikira kuri YouTube channel yanjye yadufashije TV gakora subscribe ejo bundi turaje tugari mama Kucu YouTube yawe yitwa ngo iki? Yadufashije TV ejo bundi nzajya mbaha ibiganiro mbaha indirimbo mbaha show twibyinire twishime. Sawa urakoze cyane.